Bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Tumaze iminsi tutabonana kubera ko nyuma y'iminsi mikuru n'akazi kenshi nakunze kugira ingorane z'akazi kenshi kanzitiye. Hanyuma iyi rendezvous yacu duhuriramo turyoherwa n'ijambo ry'Imana irasubikwa, ariko ubu nongeye ndayisubukuye kandi n'ibyishimo n'akanyamuneza kongera guhura namwe dusangira ijambo ry'Imana. Murabona rero nyuma y'iminsi mikuru nyine twinjiye mu gihe gisanzwe, dutangira undi mwaka wa liturujia, umwaka A muri cycle A. Murabona ni twarangije cycle C, ubu dutangira rero nyine cycle A. Nuko no guhora wisubiramo umwaka, kuko hari umwaka A, umwaka B, umwaka C, hanyuma yo kwica irangiye turongera tugasubiramo ubundi bushya. Ibyo rero uwo mwaka wa liturujia udufasha kongera kwinjira mu ijambo ry'Imana, kuko iyo umwaka wa liturujia urangiye mu by'ukuri tuba twasomye Bibiliya yose ku buryo iyo tubishyizeho umutima, umwaka wa liturujia udufasha kugenda twinjira mu ijambo ry'Imana, tumenya aho tugeze, tumenye twemera rikaduhwitura, kuko nicyo umwaka wa liturujia umara. Murabona rero Yezu nyine uyu munsi yongeye aduha amagambo ye, amagambo y'urukundo, amagambo y'akanyamuneza, amagambo anadufasha no kwinjira mu mwaka no gukomeza nyine tukaryoherwa n'uyu mwaka mushya. Kandi nk'uko nabikoze mbere, nongeye kubifuriza amahoro, ibyishimo muri uyu mwaka nyine, muri uyu mwaka wa liturujia utangiye, ndetse no muri uyu mwaka civile nyine utangiye. Dukomeze turyoherwe n'ibyiza by'Imana, n'ibyiza by'ubuvandimwe, n'ibyiza nyine byo kuva indimwe, surtout mu muryango wa Padiri Mawuri. Twabonye rero mu isomo rya mbere ryakuwe mu gitabo cy'umuhanuzi Isaya, ritubwira ati igihugu cyari kiri mu icuraburindi cyabonye urumuri rw'agatangaza. Burya ntabwo ari igihugu gusa, ni n'abantu twibuka amacurabundi twabayemo mbere yo kumenya Kristo, na mbere hari yo kumenya umuryango wa Padiri Mawuri. Burya iryo curaburindi nituryibuka, tukumva ko Kristo yadukuye muri iryo curaburindi, nta kabuza ibintu bizagenda neza mu rugendo rwacu rugana Imana. Ngo yari Zabuloni, Nefutali, ngo byarasuzugujwe n'Imana, ariko sinzi Imana yacu niba koko idusuzuguza, kuko Yezu Kristo amaze kuza ibintu byahinduye umuvuno. Imana ahubwo yakomeje kudukuza, cyane cyane mu bwigenge bwacu, byose binyuze mu mwana wayo Yezu Kristo. Nta curaburindire, ntabwo twasuzuguzwa n'Imana yacu, ahubwo Imana yacu igenda idushyira ku ntebe, idukuza, cyane cyane ikadukuza iyo twicishije bugufi, kuko Imana yacu idusanga mu kwicisha bugufi kwacu. Maze rero urumuri rwatugezeho, kuko twabonye ibyiza by'Imana yacu, tubona uko ikora, turabyishimira, turanezerwa. Kandi n'Imana yongeye kubidusubiriramo mu isomo rya mbere, ngo Imana yabagwirije ineza, ibasakazaho ibyishimo. Muvandimwe, nimba uri wa muvandimwe ukuruye umunwa, ndakwinginze ureke Imana ikugwirize ibyishimo, ikugwirize ineza. Ibibazo ntibibura igihe cyose, aho waba uri hose, waba uri umukene, waba uri umukire, ntabwo ibibazo byabura. Ariko uyu munsi, muri iki cyumweru cya gatatu gisanzwe, Imana irashaka kukugwiriza ineza no kugusakazaho ibyishimo. Murumva atari ibintu byiza?
ndabinginze ntihagire ugenda ngo aheranwe n'icuraburindi, aheranwe n'umwijima, kuko ibyo byose Yesu yabishyize ku ruhande igihe yigiraga umuntu. Twongeye tubisubiramo, turabyizihiza mu gihe cya Noheli. Ahubwo urumuri wemere rugufate, rukugereho kandi rugususurutse. Kuko urumuri rw'Imana nirugususurutsa, ibibazo byawe uzabibona nyine uhereye ku ndoro ya Yezu Kristu, uhereye ku mbaraga ze, bityo ntabwo bizagutsikamira ibibazo by'isi, ngo wabagwirije ineza maze ubasakazaho ibyishimo. Turi umuryango w'Imana. Kwa Padiri Mauri turi umuryango w'Imana. Muri Kiliziya turi umuryango w'Imana. Twemere rero dusakazweho ibyishimo, twemere Imana yacu itugwirize ibyishimo, kuko ntabwo yadusuzuguza bibaho. Yaduhaye kado ikomeye y'umwana wayo, ntabwo Imana yacu yadusuzuguza, ahubwo ni igihe cyo cyageze kugira ngo idukureho igisuzuguriro. Niba utari wakabimenye ko Imana yagukuraho igisuzuguriro, ubu ngubu bimenye. Nibyo rero nibyo bitugeza ku isomo rya kabiri. Pawulo mutagatifu yinginga ab'Ikorinti amabwira ati, mwabantu mwe, igihe nahereye koko numvise ko kwa Kora bambwiye ko mwebwe mwacicitse mw'ibice. Ese ubu turi mu cyumweru cyo gusabira ubumwe bw'abakristo. Bavandi, ni gute umuntu, abantu bavuga ko bakunda Imana, abantu bavuga ko ari abakristo, abantu bavuga ko bari mu rugendo rwo kwiha Imana, ni gute bagenda bagacikamo ibice? Ibyo bintu rwose yewe birambabaza, ntimushobora kubyumva. Ariko ntago ari iby'ubu gusa, ahubwo byatangiye kera, kuko na Pawulo mutagatifu yagendaga akihanangiriza bariya afite akababaro ku mutima, ababwira ati, ni gute mwacikamo ibice bavandimwe? Ngo bumwe bakavuga ngo genda uwa Pawulo, undi ngo nduwa Kefasi, undi ngo nduwa Apolo. Ese Kristo yaba yaracitsemo ibice? Yarababazaga. Bavandimwe rero, buri wese muri iki cyumweru cyahariwe gusabira ubumwe bw'abakristo, buri wese agerageze yumve ko ahari hose agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubumwe bw'abakristo, ubumwe na mugenzi we busagasirwe kandi koko bujye mbere. Kuko aho Kristo ari, hari ubumwe, hari umudendezo, hari amahoro. Twese turi abakristo, kandi ivanjiri ye nicyo iduhwituramo, kugira ngo twumve yuko dukoze umubiri umwe, kandi nidukora umubiri umwe wa Kristo, n'ibyishimo byacu bizasendera, n'ineza y'Imana izaduhoraho byanze bikunze. No mu ivanjiri rero twabonye ibintu bijya gusa. Yezu yabonye bamaze gufata Yohani Batista bamufunze, nibwo yagiye asubira iwabo mu karere aho yari yarakuriyemo muri Galileya y'abanyamahanga. Turabizi Yezu yakuriye i Nazareti, ariko ntabwo yagiye ngo ajye i Nazareti, ahubwo kuko i Nazareti ntabwo ubutumwa bwagenze neza, murabona nta muhanuzi mu babo. Yaragiye ahubwo ajya mu gihugu cye cya kabiri cya Kafarinawumu, mu gice nyine cya Petero, aho yari atuye mu rusisiro rwa Petero, aho rero yahereye atora n'intumwa ze kugira ngo bagumane, kugira ngo bumve ibyiza bye babimukureho, hanyuma babigeze no ku bantu, kuko impano y'ukwemera yavuye kuri izo ntumwa, nabo nazo zayikuye kuri Yezu Kristo, natwe tugeraho, natwe tuzayiha abandi muri rwa rugendo rwacu nyine rw'ukwemera. Nibwo rero Yezu yatangiye ahera ku butumwa nyine Yohani Batista nawe yavugaga ati, nimwisubireho kuko ingoma y'Imana yegereje. Bavandi, muri uru rugendo nta muntu utangirira kuri zero mu rugendo rw'abakristo, habe n'umwe. Twese duhera aho abandi batangiriye. Murabona Yezu yahereye ku butumwa ntiyahereye kuri zero, ahubwo yahereye ku butumwa bw'uwari waramuteguriye amayira, ari we Yohani Batista, abwira abantu, abashishikariza nyine guhinduka, kuko ingoma y'Imana nyine yegereje. Murabona rero bavandimwe, nimba ijambo ry'Imana ritadufasha guhinduka, turacyafite urugendo.
twemere duhindurwe n'ijambo ry'Imana, duhindure mentalite kubera ko twumvishe ijambo ry'Imana, duhindure imitekerereze kubera ko twumvise ijambo ry'Imana, ndetse duhindure ndetse n'imyitwarire, kuko ijambo ry'Imana rigomba kudukora ahantu, ryadukora ahantu tugahindura ubuzima. Abo rero bakiriye message yo guhinduka bwa mbere ni Petero n'umuvandimwe we Andreya. Petero yitwaga Simone n'umuvandimwe wa Andreya. Hanyuma haza abandi bavandimwe babiri bariya ba Yakobo na Yohani. Yesu abasezeranya ikintu: ni muze nkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Abantu bari bafite akazi gaciriritse ko kuroba amafi mu kiyaga cya Galileya. Hanyuma Yesu aravuga ati: ni muze, nzabagira abarobyi b'abantu. Bavandimwe, hari rero naho turasanga iby'Imana idusezeranya bikomeye. Aho waba uri hose, Yesu arashaka kukuroba. Arakohereza abantu kugira ngo agufashe, agukure aho waba uri hose, byaba cyane cyane kure ye, kugira ngo wongere ugaruke mu rwuri kandi uryoherwe n'iby'Imana nyine iguha. Bavandimwe rero, twumve yuko twakiriye neza y'Imana, twakira urukundo rwayo, twumve yuko ibyo byose bidufasha kubaka ubumwe hagati yacu, kugira ngo isi ibonereho nyine ko Yesu Kristo umwana w'Imana adutuyemo, kandi Yesu Kristo arongera kudusezeranya kutugira abarobyi b'abantu. Aho nawe ugiye mu butumwa, uzana abantu bagiye kure y'Imana, bagaruke mu rwuri kandi bongere basogongere, bamwe bacurure kuri ya neza y'Imana no kuri rwa rukundo rw'Imana. Maze rero nk'uko bisanzwe, mugende murebe amasomo y'uyu munsi, birumvikana, ariko cyane cyane twibande ku ivanjiri. Isomo rya mbere ryakuwe mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, isomo rya kabiri mu ibaruwa Pawulo ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorenti. Tujye ku ivanjiri cyane cyane tuyitindeho, ndabona muyihererekanya kuri za social media muvuga icyo yabafashijeho, ariko ubu mwabitangira. Nuko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 4 kuva ku murongo wa 12 kugeza kwa 23. Maze rero duhuriye muri iyo vanjiri, tuyimanyure, tuyisangire, kuko ni bwo butumwa Imana iduhaye. Kandi ivanjiri no mizero yacu, ivanjiri nayo idufasha koko guhinduka uko Imana ibidusaba, guhindura imitekerereze, guhindura mentalite, bityo tuzashobora nyine kubaka umuryango wa Padiri Mauri no kubaka nyine Kiliziya y'Imana muri rusange. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe, kandi urugendo mu gihe gisanzwe rukomeze rubaryohere, twunga ubumwe kandi dukundana.